nari merukutura kera iri tabagwe ega ndabyibuka kera ngituye tabagwe kera yagagicuruza ibiraha iyo iwacu mu gasheberi tabagwe nyine arantu bita mu gasheberi rero cyayago cyacuruza ibiraha rero kuri cyabaye ikinyamakuru no kuzakiduhira abantu mu matwi ngo nyesho ega datawe kaza ngo tubaryo Tungu twajya gutuzana ku shuri ega data ukabura umwami ukabura umwami abakobwa bose bagashaka kwicana nawe wamara kubimara nta yindi ngegera ibiri mu ishuri atari wowe kamwita n'agasaro k'umuneke hanyuma ngarame Imana ikijumba cyaramunize ayiwe bazana amazi basanga cyamuhotoye ugenda ubwira se ugenda ubwira nyina wazana kagahene maze tumucezereze God have mercy upon us. Mufore iki ni igiki hari ingegera zitekereje ngo ni inkari hari zitekereje ngo ni umutobere kada nabwo muri bigegera hari bigegera hano bafite hagira babirashe mu mutwe haye bindi wagira babyibagiye kurya ibinini ibi mubona hano aya ni amavuta ariko Amerika ni nziza ndagatora mama aya ni amavuta yewe gadata we imiruho yo kugura amavuta mu gashashe nayitaye mu Rwanda imiruho yo kugura amavuta mu gakoroboyi nabitaye mu Rwanda haleluya assalamu alaikum ubu ngubu sifiriti z'ibirayi gusa n'iz'ibitoki nakubitaho ubu ngubu Amerika yose nayigaburira firiti yewe gadata dore ijerekani sharya amavuta yewe gadata we Imana isubiriza igenda agakubitwa n'inkuba yesu we kanjye ku nshiraho udufiriti sha cyangwa mbahe banyoko urantangaza yesu we urantangaza ukura umuntu muri puberi ukamuha nyina ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza yesu we urantangaza yesu we umva sha nyuma yo kuvanaho umudigi aragiye agiye kubatizwa umudigi barawusatuye nyuma y'uko abazungu bafashe ikidigi bakagisatu ariko buriya wagiye kurubagisha he nawe nzagenda njyana y'umudimbiri wanjye naho bawusature aze nkwibarize basanzemo byeri basanzemo ubushera basanzemo iki ariko mana yanjye Imana igira neza ahise agenda baramubatije aba umwere nyuma yo gukora ibyaha byo kwisatuza umudigi Imana yaravuze ngo mwangegera hamwe mbahaye ibice by'umubiri nimubyangiza nzabaha abanyu none umudigi urawusatuye abandi amatwi barayapfumuye abandi inzara barazihutuye bazigize nk'izi bishongoshongo nzaba ndoranduwa gatanazi muretse kugenda so wamuhirimbiriwe umva hano hari umufotogarafe ufotora neza ureke ziriya foto zawe wagira ngo ureba nk'igitera uyu mufotogarafe yitwa ngo Pato Image ahantu hose arahakorera hose muri Amerika za Indiana za Kentucky hose arazenguruka ngizo nimero ze ngiyo na Instagram mushaka gufotore Imana kwakire mu bayo ndabarozi ndetse n'imbwa ngayiwe bazajugunywa hanze nk'ibigwerewere icyo gihe tuzambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto ngayiwe ngabarozi ndetse n'imbwa ngayiwe bazajugunywa hanze nk'ibigwerewere ayiwe tuzambuka icyo gihe tuzambuka Yorodani
Dani tuzicara dusoroma imbuto tuzicara dusoroma imbuto tuzicara dusoroma imbuto mumvugira ngo amen haleluya. urukwitegereza reba urukwitegereza si wowe wari ugifashe reba urukubona bitareshya wowe si mazima reba uyajyane uyakoreshe icyo ushaka. Kamita midolari rimwe kubera agaciro twagiye barasha umuntu yamaze umuhaye umuntu nyina nanjye hano hari umurundi guha nyina twagiye mwabonye rimwe kabiri gatatu murebe suko yabigenje mwabonye God have mercy upon us. biriya bintu nabikunze cyane biriya nibyo kakajwi rero ahantu hari kakajwi niyiteteri kakajwi natete namwemeye Profete Moses nijye ubikubwiye kakajwi uremewe mama kiranabishe uru rugegera waguze n'urugi baba umunsi nuteka friti ndaguha nyoko ibeshye. God have mercy upon us. Pasiteri yambwiye ngo nteke ngo nkumbuye kagapfunsi nkumbuye kagapfunsi oya nkumbuye kagapfunsi nzamure cyane ntabikigegere twagiye nkumbuye kagapfunsi nkumbuye ka oya nkumbuye kagapfunsi nkumbuye kagapfunsi n'akagashiko ku matama oya nkubitaga twicaranye yamuzu gabanya volume cyangwa nyoko yamuzu gabanya volume sha cyangwa uhambire wa muhimbiriwe volume bateri roho genda genda gahambire ngwino soko y'umuceri n'umutima w'ingano yemuzu iyo mbwa ntakikanye aho ngaho ndaguhanyuka ndaguhehesha uratwara urukubona ari imbwa ariyo kurinya imbere y'inzu hajya mugira isuku mwanjye geramo. I don't want peace. kunyigisha kumira igitore kikagera mu ndamahoro ngo muri Amerika nta tudegede ntaki yega data watubonye tuzi umuhondo yega data we duteye ibengeda ngo muri Amerika nta tudegede ntaki ibi ni ibiki izi ni nyasha mwirimbiriwe yamutu watangwe na nguhe kibazo se ko ni kubona bisa n'umuzungu ta umutuyebe nati umuzungu abire yatarwara mukushi data akarwara imbasa y'imisaraba itatu yamutu rata ntabyo nguhaye bitagwanyuka
kakajwi ngo nguyu kakajwi nabonye ifoto ye erega aragenda arashya ivata riraza irangegera ngo nguyu kakajwi ngo ngiye ifoto ye ngo nijya namuvumba ati nyina sogokuru we ndamuzi wangegera wenda muzi hehe ngo sogokuru we ndamuzi tate we ndamuzi gahambirwa gakubitwa n'inkuba ya saa munani kagusigiye saa cyenda kakwanura muhire imbere we yageraho bakakajwi bwabware ariko shaka nkubaze none wari uri kubivuga muzarebe yarari mu gashamba yari yagiye kunya mu gihuru noneho aburahanya aza kumfatiraho furi none kakajwi asesha ubundi iriya foto watanze niyo umuhire imbere muturanye niyo mushumba iwanyu Jean Claude wakakajwi nuko rero abandi bafatiraho umuriro barawakisha ingegera barazifatiyeho abandi wiwi ngo umusatsi se ninde utagira umusatsi gegera nkanyashu dore ifoto yashizeho wakakajwi ngo nyashu hey ariko ubundi murebe uriya wabivuze mwanze murebe ngahagazeyo ntafite n'urwara rwo kwishima n'iki barebare yari yaburaye kangira agasapo neza nguhenyuko dore ikintu gituma abanyarwanda tudatera imbere ahantu hose tureba iwerewere umuntu wo mu Rwanda ashaka gutera imbere tukamumanura aho bya debeni biri kurwana na bya Bruce biri kugundagurana